iyo nabwirizaga bakambaza ku kijyanye n'isabato nababwira ngo njyewe naje ndi umubwiriza, ahubwo pasitoro unkuriye ariwe muza kubaza ikijyanye n'isabato kuko njye naje ndi buhembe. Nakoreraga umushahara kandi ikindi nakikiraga kuza gutandukira nkavuga ngo oya, ku isabato ntabwo ari none ahubwo n'ejo. Nanjye gahita bisunikira aho bigomba kuba. Ariko nshimye Imana cyane ubwo ejo naje mu materaniro, maje kujya mu materaniro umubwiriza arimo abwiriza arangije atanga urugero, ahamagara umudamu umwe ahamagara n'undi, aratangurira avuga ngo uyu mudamu umugabo we yamubwiye ngo ukora ibi n'ibi 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 n'ibi, arabyemera ariko bitewe no kunanirwa ntabwo yabashije gusohoza imirimo umugabo yamubwiye. Arangije umugabo waje avuga ngo kuki utamfuriye? Ni ukuri muntu w'Imana, ni ukuri mukunzi, nakoze uko nshoboye ariko nananiwe, ntabwo ibyo wambwiye byose nabyubahirije. Ahamagara n'undi aramubwira ngo ufure, uteke, wahirire inka, mbese uko imirimo yose. Arangije avuga ngo ibindi byose nabikoze ariko kwahirira inka ntabwo nigeze nahira, nta nubwo nzazahirira. Arangije arabaza ngo mbese uyu muntu wananiwe ariko agasaba imbabazi kuko atabashije gukora umurimo bitewe n'imbaraga nkeya, ese azahanwa kimwe n'uyu muntu wavuze ngo izi nka sinzahirira? Dusanga abantu ntabwo bazahanwa kimwe. Iki gitabo ni igitabo cya Bibiliya. Iri bara ry'umukara ni urubanza. Ndabizi abashefu gide barabizi cyane ndetse n'abagide. Ibara ry'umukara ufunitse Bibiliya ntabwo risobanura n'ibara ry'umwenda cyangwa se ikindi kintu. Ikindi kintu gifite ibara ry'umukara aba ari isi y'umwijima. Ariko impamvu ahangaha aba ari urubanza nuko iyo wamaje gufata Bibiliya ukaza ukareba uyu mutuku uri hano ni amaraso ya Kristo, warambura ugasanga handikishijwe inyuguti z'umukara, ariko imbere urupapuro n'umweru. Umweru uri imbere ni ukwera kwa Kristo. Iyo ukimara gufungura warangiza ibyo wasomye ntubigenderemo, urubanza ruba rutangiye. Namaze kumenya yuko ibyo twamenye nibyo tuzabazwa mu rubanza. Yego umushahara warantwaye, ariko se muremera kunyakira nkagaruka mu rugo? Muremera kunyakira nkagaruka mu rugo? Nakwemera pastor. Uyu mugani w'umwana w'ikirara uri muri Luka igice cya 15 uhereye ku murongo wa 11 nongeye kuwusoma ndawusobanukirwa. Menye neza ko nubwo dukorera imishahara tubika mu mifuka itobotse. Ubu wamenye ko maze imyaka 10 nkore umushahara utari hasi y'ibihumbi 100. Nyampinga twarasenganye. Twasenganye rata. Mpabwa inshingano yo kujya kuyobora kurisha Nyampinga twari tuziranye. Twarasenganaga. Bamvana kurisha bakanzana hari Butare, naho Nyampinga twari tuziranye. Ariko rata umushahara numvaga ari wa mbere. Numvaga kuba nahagarara ku Uwiteka avuze, nahagarara ku mafaranga. Amen. Numvaga kugira ngo mpagarare ku Imana ivuze, nahagarara ku mafaranga, kuko iyo bampamagaraga kamwe ngo Toma uraza kubwira, nanda kwaza ngo nangahe urampangahe. Nabanzaga kubaza ngo urampangahe, tukubanza tukumvikana ibiciro. Akubwira ngo n'ibyo biciro twumvikanye mo turi bunzane cyangwa ikinyeze turi bunzane uragihemba. Amen. Mbese nakoreraga ijuru? Nakoreraga amafaranga. Uyu mubwiriza dutangira kuganira nawe ati ngiye ngura amafaranga. Ese namwe uza amafaranga? Nabaje n'uwa
kongo rimwe aramfotora nawe ngo ngewe mvuze amafaranga ese namuza mu mafaranga arangije arambwira ngo amafaranga ntayo ntabwo umunsi nagarutse mu maguru barambwiye ngo nta mushahara kandi ngura umushahara ariko akantu uyu mubwiriza yavuze ataba abantu ntabwo bazahanwa kimwe kuko uyu muntu yakoze uko ashoboye kose arangije arananirwa asaba imbabazi yuko atabashije gushyika ku ntego bari bamuhaye uyu nawe yavuze ngo ntabwo nzabikora nanjye rero ku itegeko rya kane narasimbukaga kuko ari Bibiliya ntagatifu ndayifite ari inama z'itorero ndagitunga ari abakurambere n'abahanuzi ndagitunga ari uwifuza ibyo byose ndagitunga ari inama ku mirire ndagitunga ari intambara ikomeye ndagitunga ari umubano nejeje ndagitunga ari wowe nkurikira ndagitunga ari irengera ubuzima ndagitunga ubwo si ubari kinabwije ntari nzi ariko atanze urwo rugero naje kwibuka ese koko Yobu umutunzi mu gice cya 20 ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye nzasubira mu nda y'isi ntacyo njyana ese koko ryo umushahara nzawujyana inza kureba ku mugani wa nyamutunzi amaze gutabaruka ese koko bya bintu byose babijyanye yarabisize ndavuga ati noneho mfashe umwanzuro nyuma gufata umwanzuro byangoye tukima kuva hariya Butare tugiye gukorera Inyamata baramwe ngo pasi bagiye Inyamata nabaza nangaye aha ngaha nabaga mu zamake none mu njya Inyamata mu mujyi murandike kuri 60 atoya twavuga 80 ndedije kandi Inyamata sanga igwa 500 y'amazi kandi ukoresha amajerekani abiri ku munsi 30 ndedinze Inyamata sanga iri mu 40 ndabwira ati ngiye ntabwo nzaza ahubwo nta kantu gato y'Uwiteka yaciye inzira nanjye udacuruza ndaguma hariya ndi gucuruza imuzanye munkenera nzajya mubwira nzajya nza tuvugane ku munsi ndetse ngiye ko nashaka amafaranga nani gukora Imana ejo uriya mukobwa urimo aramfotora namwe ngo ejo nzabatizwa niba baramutunguye ngaho ntabwo uri kutukinisha nta mushahara oya ariko ntimuzagitega shahara ntimuzanyitega shahara Uwiteka yakoze imirimo ubwo nabwira ngo ejo nzabatizwa batubwiye ati none ya 80 wayanze katuguhija yabaye tuna amafaranga ntabwo nishaka muzajya muntumira kutira ariko nzabwira n'Isabato ati none reka tuguhe igihe cyo kuba wenda ubitekerezaho ndabwira ngo igihe cyo kubitekereza oya nzaza ariko nzabwira n'Isabato bambwira ati uko byasa kose rero uyu mugabo yamara amaje ndagenda ndandika nabo ngo none ndasezeye niza nzaza ndi upastor w'ikiraka mubwire Imana ndaza gufite umuntu agasaba atari ko bitazakunda wa mugabo reka tuguhijana navuye hano nijoro njya kubabwira ko ntazongera gukora ku Isabato igihe muzankina ntabwo nzaza nzaba ndi gusenga ndabatungura nyabi nanjye naje nagusanga mu Adventiste amena Uwiteka ni wabikoze natwe uyu munsi turishimye haleluya kandi kuba ngarutse mu rugo yemwe ujye munyegera cyane amen kuko bagashahara nabo baba bakwiye ahari wazagira 100 cyangwa 150 igahe ariko Uwiteka azambe kutita ku mafaranga kuko namaje kunya yuko yereka mu kitobotse Uwiteka ampere guhama mu rugo ndetse anyandike mu gitabo cy'ubugingo kuko ibyo biruta ibindi byose gashahara izina gashahara bihagarara amen amen Uwiteka aduha n'umugisha atubere neza amen haleluya mbese yagize neza